nasaruye ubugingo nanjye n'Imana natwara kandi muze twicare nyine twumve ukuntu Imana ikunda ubugingo muri iki gitaramo Imana izaba yo kumva ukuntu ikunda ubugingo inkuru mbafitiye nuko Imana ikunda ubugingo yadutwaye akagashusho keza twakundiraga mu mubiri kugira mumenye agaciro n'uburemere bw'ukuntu ikunda ubugingo yantwaye ikintu itigeze imfatanya nacyo ngo numve nyikundiyemo ntabwo nigeze nkunda umubiri we yaransigaga iteka ntabwo nigeze mushyikira yari afite imbuto ziruta uko hasa mwebwe yashobora kubabwira kuwa mbere twavuye gusenga ahantu twasengeraga hano munsi ya Faisal ahantu hari akantu k'akayaga munsi gacuritse bakoze ikiyaga twagendaga buri mugoroba mu cyumweru gishize n'iki tukahaparika tukahasengera tuvuye tugeze mu kabuga ka Nyarutarama tubona umumama uri mu muhanda ufite umwana n'umukozi arambwira sheri gira vuba subira inyuma tujye gutahana bari abantu tubageze mu rugo mbega ijwi ryanshumitse mu mutima njyewe mbibonye mbona bari muri karitsiye bari gutembera nambwira be bari abantu bari gutembera bari muri karitsiye ntabwo nyine ari abantu batashye ahantu kure hariya nyine nta muntu uhatemberera adahatuye ariko ko atarabizi karitsiye zina atazizi cyane we yagize ni abantu bari gutahana ariko ntwara imodoka ndi gutekereza uyu mutima ndawutekereza aho uransiga pe tuvugishije ukuri madamu wowe uri kundeba umugabo wazagutangira ubuhamya nk'ubu yego iki nicyo nyambwira abantu mukunda abantu bakiriho imitima irababaye mukunda abantu bakiriho uwo mugabo uwo mugore uri guserereza uwo mugore uri gutesha agaciro uwo mugore wawe wirirwa uhoza ku nkeke ukubita igitondo n'ikigoroba wimye icyo kurya umunsi yavuye muri ubu buriri muri uyu mubiri uzamutangira ubuhamya ushingiye kuki aravuze ngo sinigeze nkundura uruhu rwiza uyu mubiri mwiza wiwe yari afite egare ko yakunze umutima wiwe kandi akabibona neza ko atari ngo yabibonaga neza ko atari uwo mwisi abantu mugarura ubumuntu uwo mugabo wawe wirirwa usasanya wirirwa utesha agaciro wirirwa azavuga atya uzamutangira ubuhamya umunsi yavuye muri uyu mubiri turi mu isi y'agahe gatoya turi mu isi y'agahe gatoya nta gihe kirekire dufite kuri ino si turi kumarana turi kurwanira iby'isi turi kurwanira bitadufitiye umumaro umwanya wo kwiyeza no kwitekerezaho nawe dufite twirukanka inyuma y'imiya tunaniwe no guhaba tubana amahoro birababaje nabo tubana tunaniwe kubaha amahoro uyu mugore uraje agahinda kamwishe ejo mu gitondo umwuka wahera uza amagambo yakurikiza ejo mu gitondo umwuka wahera ese uzasigara witekerezaho iki umugore w'abanyu washatse mama w'abana bawe ariwo waramuteye agahinda nindagikize mu mutima waramubabaye iyi si tuyiriho mu by'agahe gatoya njyewe reka mbabwize ukuri abantu benshi haba ari abasenga haba ari aki bose babaye abapagani urabyumva babaye abapagani ntabwo kwizera kwabo kwabaye gukeya cyane sibyo kwizera kwabaye gukeya cyane mbaza ngo impamvu kubera iki kwizera kwabaye gukeya muzi ko turi ku isi tumeze nk'ibinani tudatekereza ko tuzava muri ino si ngo dutahe muzi ko turi kuri ino si tumeze nk'abantu batazapfa nyamara na Yesu Kristo yarapfuye kugira ngo aducungure oya ikibazo si urupfu ahubwo ikibazo ni uko umuntu yagiye rimwe buretse gatoya nese umuntu wishwe umupagani buretse umupagani ahava akagera azi neza ko gupfa ari ukwicwa icyo ndacyemera niko bimeze umupagani kumubwira ngo umuntu arabyutse mu gitondo yari muzima aragiye imodoka iramugonze gare ahita akubwira ngo bamuterereje impanuka urabyumva baba mu bintu nyine ngo ngurarozwe ngo barakwishe umupagani kumubwira ngo umuntu bafite ishyari ntabwo abapagani bumva ko umuntu ashobora kujya kwa muganga agakira cyangwa se agapfa ntabwo umupagani uzamubwira ngo umuntu arapfuye batamutemye batamwishe icyo cyo ntabwo uzacyumva ku mupagani ariko abantu bamenye Imana abantu bazi ko tuzabaho agahe gatoya nibo batashobora gutinda ku bintu bavuge ngo uyu muntu byagenze gutya byagenze gutya byagenze gutya mama wavuze utrucya ego kumana yanjye bande bakumenyera apana kumenyera wageze gutya uyu mugabo yaciye umugore w'inyuma bamuroga igitsina cyo kujya mu gahanga umuntu ushaka uyu mupfumu ubu ngubu koko urumva nta kintu wibwira mu kwana ndi hano uyu mugabo yaciye umugore w'inyuma bamuroga igitsina cyo kujya ego bara yanjye
Byagenze ariko inkuru ngira urazizi ngewe inkuru mba nazikuruye reka ngukubite urugambo rero mwana wa mama icara hasi yihorere anyway mwana wa mama ngira gutya ndabyuka nkubitana umugabo yagiye guca inyuma umugore we ni Rwanda se igitsina ngo ba mu gahanga ariko kiriya gitsina nabonye nta noryi gifite kiriho intoryi baziciye izi noryi ndabona zacitse hariho babwire abapfumu bararoga cyakora abapfumu bariho imbaraga z'ikuzimu ziriho kandi zirakora pe bariciye uyu mugabo yari afite umugore we urumva afite umugore we so yari asanzwe aca inyuma umugore we ariko akamuca inyuma n'indi nshoreke yashingiye urugo ahantu ngira ngo urabyumva buriya abagabo benshi mureba baba bafite utundi tugo ibiro utugo ibisanzwe ni Shakira mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro niba rimwe abantu usanga mu bigari bamikwano bazaringi namuvana ruryama namuvana rusinzira buri muvanara wese ajye yihandagaza akomanga ku mutima avuga ati bwije muziki ese we bwije ukoze iki nakoze icyo nzicyo n'abandi bakoze iki turimo ikomeje kutubyinagaza ikomeje kutubabaza kandi koko na Bibiliya ivuga ko nta mahoro yo mu isi nubwo twese turi kuri ino si twigiza nkana twese turi kuri ino si twigiza nkana ariko ukuri kuriho baho nkawe baho umutima utagucira urubanza kubera ko no kuba ku isi ufite ikintu kigucira urubanza ku mutima nibwo buzima bubi nabonye ariko wowe baho nkawe ube kuri ino si na wumva ko nta kintu na kimwe kigucira urubanza ku isi twese turi abagenzi turi abashyitsi uyu munsi ikintu nabonye muri ino si kitamenyerwa n'urupfu ntabwo rumenyerwa pe urupfu ntabwo rugira pardo aje ndakwakiriye ku gacano kanjye nanjye ndakwakiriye vuga ngo ku gacano kawe ku gacano kanjye gacano k'umuryango ku gacano k'umuryango ndakwakiriye ibaza abantu batabizi ku gaca aje ndakwakiriye ku gacano kacu ndakwakiriye ku gacano k'umuryango uri amahoro ndashima Imana n'abantu banzugurunyu mu rugo baraho barakoma yego reka tugezeho abakunzi bacu banange mfite inkuru ziri kunyirigita hahandi mvuze nizi nkuru nazivuze narwara ubwangati cyangwa se nkabyimba umunwa muri make utaratambuka kandi kuza kuri kamera nambaye agapfukamunwa nicyo kintu cyangora njyaho kugira ngo nzararane inkuru nzararane ubujajwa misemo kubuvuga yego wayitonze mbari ngewe nkuzi wareka se ubundi nzana gute wareka ubundi umuntu w'umugabo aricara kumviriza byarahindutse dukunditiku harya wowe n'ubundi uracyari muto nta kibazo urabyibagiwe se nta kibazo ariko ntuzibagirwe ko ugomba gukorera ubusaza bwawe urakoze kandi ugomba kubukorera muri no n'ubu ngubu ndahagaze anyway twagiye rero timu kuroga ubu tutangiye ikiganiro cyacu twinjiye mu kiganiro cyacu twinjiranye n'abarozi hari ibintu ugomba kunsobanura nagiye kubona mbona urapostinze mbabarira umuntu uri kunjaganya ibi bintu wapostinze ugomba ko binsobanurira ariko zaje ugiye kuneza abantu wareka ngabisobanura n'umunwa wawe umugabo yaciye umugore w'inyuma bamuroga igitsina cyo kujya mu gahanga umuntu ushaka uyu mupfumu ubu ngubu koko urumva nta kintu wibwira mu kwana ndi hano uyu mugabo yaciye umugore w'inyuma bamuroga igitsina cyo kujya ngo barayaje ariko inkuru ngira urazizi ngewe inkuru mba nazikuruye reka ngukubite urugambo rero mwana wa mama icara hasi anyway mwana wa mama ngira gutya ndabyuka nkubitana umugabo yagiye guca inyuma umugore we ni Rwanda se igitsina ngo ba mu gahanga ariko kiriya gitsina nabonye nta noryi gifite kiriho intoryi baziciye izi noryi ndabona zacitse hariho babwire abapfumu bararoga cyakora abapfumu bariho imbaraga z'ikuzimu ziriho kandi zirakora pe bariciye uyu mugabo yari afite umugore we urumva afite umugore we so yari asanzwe aca inyuma umugore we ariko akamuca inyuma n'indi nshoreke yashingiye urugo ahantu ngira ngo urabyumva buriya abagabo benshi mureba
baba bafite utundi tugo baba bafite utundi tugo ibiro utugo ngo ni second below buretse gato bagabo bacu bano mureba beza bataha bambaye amakoti mukabakanda imbavu ngo bagivuye mu kazi abenshi baba bafite utundi tugo akaba afite akagwa ahantu yateretsemo umwana w'umukobwa amushyira muri onapo amaze kumushyira muri onapo ubundi akajya agiye kuruhukirayo. Aba bana b'abakobwa bari hano hanze abenshi bafite abapapa bacu bambi babashingiye utugo barabatunze. Ubu papa runaka ubu si hari uzajya kubona n'urutsina ruraje ruregarega. Cyakora mureke mbabwire nimba uri umugore ufite umugabo utaguca inyuma jya ushima Imana. Yushima Imana. Icyo nzi cy'abagore benshi ikintu kibahangayikisha no kubona umugabo we yagize ate yamuciye inyuma pe. Kandi birababaza biranaryana. Urabyumva? Kandi abagabo no kwishyira ko ngo yenga amafuti yabo nibwo buryo bwabo. Barabitwara. Barabyakiriye ngo umugabo nyine ngo nta kibazo ngo umugabo kuguca inyuma ngo ariko umugore kubikora nibyo bibi. Cyakora ngubwire umugore nawe none gufatirwa mu cyuho cy'ubusambanyi. Ariko byose umugabo se umugore we umugabo biba bimeze bituma umugore we bisabi. Uyu mugore bisa nabi pe. None se kushaka gusanga uwo mugabo yagiye gutora umugore w'abandi. None abo ngabo bari bakuru babazi kugirirana. Bose rero bahurizamo hose nibi. Ariko none uyu mupfuma arabamaraho. Nimba uri umugabo uzi neza ko ufite ingeso funga papa funga. Bataraguhamagara. Ibintu byahinduye isura izi saha no kugikubita hano cyo kagikubita ku itama cyo kagifungisha umunwa kikajya kigenda kimeze gutyo. Kirereta. Uriya mugabo rero ariko Kigali ibi bintu bireze naho. Uriya mugabo rero yaryamye nk'ibisanzwe nkuko yararaye ku nshoreke. Twibutse ko hari abagabo hanze hano basuzugura abagore babo akajya no muri ibyo ngibyo akanararayo. Urabyumva? Agafata safari yigiriye ku Gisenyi agafata safari kumbi ari hariya hirya yagiye kujyuna umwana. Urumva? So uyu mugabo nibyo byamubayeho. Kuki se batabijeje? Yabikoze neza araryama mu gitondo abyutse asanga yimutse. Mama umugore yamubwiye ati iki ni igiki wikoreye akozeho yumva cya kindi kiri mu ipantaro kimugiye hehe kimugiye mu mase bya bindi byagiye. None yizageje n'ukuntu yahamagaye muramu ati muramu wanjye tuzi ibintu bimbayeho ati ibintu bimeze gutya ati akantu kanjye ubu ngafite mu gahanga ati muzi ko bigenze kandi naryamye nimuze. Arahambika ikariso arahashira iki kiriya kintu se njye naketse ko wenda kasi yacyambika nk'isogisi. Ariko nimba rwose wa umugore mwokabyara uramutekinisiye mureka abagabo basajarati mureka abagabo uriya mugabo rero numushyira ikintu cyo kugahanga niwe uzaba wisereje bareka ubutekinisiye. Nabonye abagore kuntu banyandikiye bambwiye ngo undi mugore w'intwara aragaragara duserukiye. Abagore byabashimishije bavuze ati nandi ko muturangira uwo muntu mwokabyara mwe ndagira mbasabe uyu mupfumu umugore wese ushaka uyu mupfumu ahumva kumuba yamukorera umuti ugiye kumurangase ugafatira umugabo wawe mu cyuho umugabo wawe ukamufatira mu cyuho aguca inyuma akataha urutsina rwe ruri mu gahanga bose bamubona. Nyamuneka ndagira ngo umenyeshe ngo nyine ubu urifuza ko umugabo wawe igitsina cye kijya mu gahanga. Yego nicyo ushaka. Urashaka ko saruboro y'umugabo wawe ijya mu gahanga. Yego mbabarira dukomeze twikomereze. Wamubonye wa wundi umwe Pastor Claude se biradaheruka kuvuga ngo bacishije panya nta wamubonye se kuri televiziyo runaka Mukandimbati. Yego Firidausi yagarutse ariko yagarukanye agahinda. Yagarukanye n'umugabo ariko nabyo we waruzi n'umuhagabo ariko afite agahinda arababaye yakorewe iyicarubozo. Buriya rero iyo uretse gatoye uranyumvisha se uranyumvisha ibyo nazi yakorewe iyicarubozo. Yego ariko rero n'abantu natwe rero tuvugisha ukuri ngo baramwikoreza natwe twihuta pe. Yego ubuzima ni danje ariko ubuzima butarimo imibare nabwo. Harya cya gihugu se birabyo yatubwiye n'iki? Mozambique cyane Zambia wherever I don't know. Ariko rero Firidausi aka kanya isashaka agera no ku rwego rwo kubyara afite n'umwana. Yego mana yagiye kuri televiziyo imwe runaka dore no kwa muganga byarankomereye mpavana mbona nyine nta muntu bafite ntago bubaho umubyeyi. Abantu barakubyaza bakaguha n'ibintu byose byo mu nda bakuyemo ngo bitahane. N'umugabo wanjye banga ko yinjira kwa muganga
mbareba umwana ndikunda nenda no kubyara nyine kwa kundi umwana aba yamanutse habura nk'iminota 5 ngavuga ati genda ujye kuzana imyenda y'umwana utabasha no kugenda wowe se urakunda gutyo cyane imyenda ndihangana kuko yari yamaze kuyinshakira nyine ndagenda ndayizana kugenda upfukamye ukambaga njya ku gitanda ari kubabwira ngo mumfashe mumfashe abantu ntibagufashe uryamira urubavu nafungura amaguru bakambwira ngo ni nyafunge umutima urambwira ati ndikubwira imbana nyinginga ngo ni n'abari umutima urambwira ati wowe garama usunika umwana ako kanya numviye umutima nama wanjye ndabikora umwana araza umuganga kandi yari ari kundeba imbere yiwe ni gute n'amatara bahise bayakupa mwako gace so rero nuko nguko nyine twagiye twese kuko umugore we bahise banamufata ko barahamusanze bahita bamufata bamushyira muri izo modoka mu modoka zabo bamufungiranamo agahinda n'ikica kagira mubi baca umugani ngo umuruho nubara amoko nta nubwo umenya imyaka ariko wumvise nta nubwo ujya umenya inzu mbi wumvise ibintu yaciyemo reka mbabwize ukuri hano abaganga atriste bo mu gihugu cy'u Rwanda baracyafite ubumuntu ni ukuri tubyange cyangwa tubyemere baracyafite ubumuntu turabihuzana mu bindi bihugu nta mukene ubyara umukene abyarira iwabo iwe ukabyarira mu gihuru bakanyarutoki ukabyarira mu rutoki banyagihuru ukabyarira mu gihuru ukuri kuriho nuko abantu nyine bataragenda cyangwa se bataratembera ibintu babifata mu buryo bwabyo nta cyiza nko kubiwanyu twe twararenzwe nta cyiza nko twebwe dufite umurengwe w'amahoro ukuri kuriho nta nubwo byakagombye kuba umuganga kuba uri umuganga wowe ugafata umurwayi ukamucunaguza uzi neza ko ariko kazi wasabye ari nako kazi wigiye uzi neza ko ubuzima bwe bufite mu biganza mu Rwanda iwacu ntabwo turagera ku rwego ruho dufata iya nyuma tukayikoreza umubyeyi tukamubwira ngo nayitware ngo ugenda ngo wizanire n'imyenda kandi ufite umuntu hanze urabyumva ntabwo urwo rwego turarugeraho tujye tunenga ibindi ariko noneho hagati aha ngaha Firidawusi yaragiye arongera akora urugo aranabyara bikomere burya bikira vuba nyine yazanye n'umukwe disi yatweretse undi mukwe yazanye umukwe wakoze cyane kutuzanira umukwe Imana izabubakira ibaho n'umugisha ariko Imana ibomore ariko Imana ikomore n'ibikomere ibihugu byo hanze ubundi utatanze amafaranga ntago bagukorera nta serivisi wabona udafite amafaranga ibi niko bakora bityo bazi nta mafaranga so ibindi bihugu rero bikoresha ruswa kurusha uko bakoresha ubumuntu sibyo so ihangane rero nongera garuka iwacu noneho rero turabanza dushimira abaganga mwebwe mukora akazi kanyu mushyizeho umutima mubikora nk'akazi kandi mubikora nk'abikorera mwebwe mugifite ubumuntu tunenga n'abaganga b'abanyamushiha mushihura abarwayi mukagira ngo tuba twararanye namwe muza mu kazi wagira ngo muje mu kazi k'iwanyu nimuje gukorera abaturage muza wagira ngo hari ni twebwe muba mwishyuza nubwo baba batabahembye cyangwa batagize bute mukaza kudutira umujinya yanyu turabisabye turabibujije nyamuneka ejo bundi umukuru w'igihugu yaravuze ngo aho serivisi zitagenda neza tujye tugira gute tujye tubivuga urabyumva kandi ibintu biberaho kugira ngo bigende bite kugira ngo bivurwe rero ejo buraka mbabwire abantu muri serivisi zibahuza n'abaturage benshi mugende gake imihanda yanyiriye kubera ko muzaza mwisanga kuri social media twabadarabye ariko nanone tunenga n'abantu mufata amashusho mukajya kudarapa abantu niba ugiranye n'ikibazo n'umuntu ndakeka aho ngaho hari ubuyobozi hari ubuyobozi muri icyo kigo runaka hari ubuyobozi bukuriye abakozi hari ubuyobozi nabonye n'abakozi bo mu mabanki bamwe na bamwe agasuzuguro karenda kuzabajugunyura please ariko ubyikora rimwe ripoti yije urabisobanura ukanataha ndababwiza ukuri izi saha buri munyarwanda wese azi uburenganzira bwe igihe cyose rero ariko nanone natwe tujye dutekereza dushyiremo ubumuntu so kuvuga ngo tuzi uburenganzira bwacu tugende duhutaza abantu tugiye twiyemeye nabonye abantu bagenda bafite amakamera gutya muraganira ameze nko gufotora ameze nko gukanga ibyo bikangisho byanyu namwe mubireke pe ntabwo biryoshye rero hanze hano hari inkuru mbi
hari inkuru mbi yambabaje, ariko social media nibo babikujije babikira ibindi. Ariko mureke mvugira ijambo. Imana imbabarenge kuvugira ijambo rivuge n'ukuri. Buriya abantu turi ku isi tubaho, ariko ntago tuzi umuhamagaro twahamagariwe ku isi. Iyi si tuyiriho mu by'agahe gatoya. Ngewe reka mbabwize ukuri, abantu benshi haba ari abasenga haba ari bose babaye abapagani. Urabyumva? Babaye abapagani. Donc ntago kwizera kwabo kwabaye gukeya cyane. Sibyo? Kwizera kwabaye gukeya cyane. Mbaza ngo impamvu kubera iki kwizera kwabaye gukeya. Muzi ko turi ku isi tumeze nk'ibinani, tudatekereza ko tuzava muri ino si ngo dutahe. Muzi ko turi kuri ino si tumeze nk'abantu batazapfa, nyamara na Yesu Kristo yarapfuye kugira ngo aducungure. Ikibazo si urupfu, ahubwo ikibazo ni uko umuntu yagiye. Rimwe buretse gato umupagani buretse umupagani hava akagera azi neza ko gupfa ari ukwicwa. Icyo ndacyemera, niko bameze. Umupagani kumubwira ngo umuntu arabyutse mu gitondo yari muzima, aragiye imodoka iramugonze gare, ahita akubwira ngo bamuterereje impanuka. Urabyumva? Baba mu bintu nyine ngo ngurarozwe, ngo barakwishe. Umupagani kumubwira ngo umuntu bafite ishyari. Ntabwo abapagani bumva ko umuntu ashobora kujya kwa muganga agakira cyangwa se agapfa. Ntabwo umupagani uzamubwira ngo umuntu arapfuye batamutemye batamwishe. Icyo cyo ntabwo uzacyumva ku mupagani. Ariko abantu bamenye Imana, abantu bazi ko tuzabaho agahe gatoya, nibo batashobora gutinda ku bintu bavuge ngo uyu muntu byagenze gutya byagenze gutya byagenze gutya. Reka ngaruka gatoya mu magambo makeya. Hari inkuru ibabaje yambabaje uyu mutima. Hari couple ebyiri zimaze igihe zikoze ubukwe, nibwo bari bakijya kwibaruka. Imana ishimwe ko abana basigaye bambi. Bonheur na Laisa, yes ndakeka. Laisa yitabye Imana, rest in peace, Imana iguruhukiro ridashira. Ariko ndagira mbabwire ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami Yesu. Amen. Urabyumva? Hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami Yesu. Umugabo yakoze statement y'ibyabereye kwa muganga. Mita numva nabwira abagabo bose kujya baherekeza abagore babo. Uretse gatoya wimvangira kuko nge ndi kuvuga. Uyu mugabo yahagaze aravuga ngo nge nabonaga umugore wanjye atazabaho. Ibaze yajyanye n'umugore we kubyara. Yuje ubukristo muri we. Biriya abarama bavuga ngo yanguye umugabo ngo ni toroma afite. Yitandukanyije umuntu wese uzi neza kazapfa. Umuntu wese uzi neza kazapfa. Uzi neza ko urupfu rubaho. Ari umukiranutsi. Ntabwo urupfu rumutera ubwoba. Ndababwiza ukuri. Abantu benshi turi kuri ino si ariko tuzi neza ko tutazapfa. Bamwe kubera ko bamwe na bamwe batajya bagipfa no kurwara, wenda Imana yabahe n'ibya mirenge barabifite, nibajya no kwa muganga ngo basure abarwayi, ntabwo bazi ko hari umuntu uri kwa muganga uhanitse ukuguru bazatema, nibazi ko hari umuntu uri kwa muganga waciwe amaguru yose, nibazi ko hari umuntu uri kwa muganga abaganga bakarabya, bakoza, bakorosa, bakambika pampa, bene wabo barahunze barabutaye. Ibyo byo niko bigenda. Utari umukristo ntabwo ushobora kumenya icyo kintu nkubwiye. Uyu mugabo afite umutima, yavuze amagambo akomeye. Noneho igisekeje. Aba social media turi hano turi gutera ibitaro bya Kacyiru imijugujugu. Sibyo? Ariko hari yarishimira. Niko abenshi tubayeho abantu. Niko abenshi tubayeho. Reka mbabwize ukuri na ahantu hamwe za bwa mbere inkuru ivuzwe gutyo. Niyo wajya muri Amerika uzapfa, wajya kwivuriza he uzapfa, nujya muri Amerika uzasanga yirimbi. Ikindi nujya he naho ngamujya kwivuriza mu Buhinde hari yamarimbi. Ikindi bari abantu. Umunsi wamenye kuri kwisi ariko igihe kizagera bizabaga gatoya cyane, amasegonda umwuka ugahera, umutima ugahagarara, uzamenya ko iyo umuntu apfuye ari igeno rye. Twicara hano abaganga twabafashe nk'abantu hari twashinze ubuzima bwacu, abantu bakizuka. Ari itegeko ko bugaruka. Nago umuganga azahagarika urupfu uko byagenda kose. Nabo barapfusha, nabo barabyara bagapfusha, nabinda zivamo, ariko umuntu udafite kwizera azi neza ko iyindi ivuyemo ikibazo gisigara kiri kuri muganga wamwakiriye. Nakonzura mugabo. Nakonzura umugabo pe. Imana imuha umugisha. Kandi abagabo benshi ewana. Gira ikintu wifuriza abakobwa n'abakira. Ihangane byibura uherekeza umugore kwa muganga, byibura ibyo bamukorera ubu bireba. Hahandi uzahagarara ukavuga uti nako batagize. Ariko aba bantu bose mubona baza kuvuza induru, twahawe service mbi. Bo umugore wanjye bamwakiriye na abenshi nubwo bari ku bitaro.
bafata ya makuru yo kuri telefone sibyo ya bya bindi twamenyereye. Uyu muganga wazindukiye ku bitaro nta kintu umupfa nshuti yanjye nta kintu umupfa sakuzi simugabana isambu simugira guti turabizi neza natwe turi abantu tujya kwa muganga tugacabiranya nabo kubera iki urababaye urashaka kwakira imbere hari undi murongo urabyumva nta muntu ujye kwa muganga yishimye buri muntu wese abashaka serivisi kandi abababaye ariko hari igihe ugera hariya ukabona uri kuva wowe nyamara ugiye kugira gute hari uri hariya wowe uraza gutahana umwana ariko hari uri hari utegereje ko bamukuramo umwana wagize ate wamaze gupfa muganga yajya gutabara mukavuza inshuti y'Imana rimwe na rimwe turi abantu twambaye umubiri ariko tugerageza dushyiremo ubumuntu dushimira abaganga bitanga bakora akazi naho bakoze bishoboka nawe yabishimye ariko urabyumva nawe yabivuze ariko abanyamakuru bene wacu muri iki kugira ngo mugarure ubumuntu muri society Kacyiru niko babaye ngo byagenze gutyo Kacyiru murunguka iki ni views mushaka ubusa nyiri ubwite ko yitangiye ubuhamya murajyaye so gusaba si kimwara mutagiye kugendana sabe ubugingo nanjye n'Imana natwa kandi muze twicare nyine twumva uko Imana ikunda ubugingo muri iki gitaramo Imana izabaye kumva uko ikunda ubugingo inkuru mafitiye nuko Imana ikunda ubugingo yadutwaye akagashusho keza twakundiraga mu mubiri kugira mumenye agaciro n'uburemere kuko ikunda ubugingo yantwaye ikintu itigeze ifatanya nacyo ngo numve nyikundiyemo ntabwo nigeze nkunda umubiri we yaransigaga iteka ntabwo nigeze mushyikira yari afite imbuto ziruta uko hasa mwebwe yashobora kubabwira ku wa mbere twavuye gusenga ahantu twasengeraga hano munsi ya Faisal ahantu hari akantu k'akayaga munsi gacuritse bakoze ikiyaga twagendaga buri mugoroba mu cyumweru gishize n'iki tukahaparika tukahasengera tuvuye tugeze mu kabuga ka Nyarutarama tubona umumama uri mu muhanda ufite umwana n'umukozi arambwira sheri gira vuba subira inyuma tujye gutahana bari abantu tubageze mu rugo mbega ijwi ryanshumitse mu mutima njyewe mbibonye mbona bari muri karitsiye bari gutembera nambwira be bari abantu bari gutembera bari muri karitsiye ntabwo nyine ari abantu batashye ahantu kure hariya nyine nta muntu uhatemberera adahatuye ariko ko atarabizi karitsiye zina atazizi cyane we yagize ni abantu bari gutahana ariko ntwara imodoka ndi gutekereza uyu mutima ndawutekereza aho uransiga pe tuvugishije ukuri madamu wowe uri kundeba umugabo wazagutangira ubuhamya nk'ubu yego iki nicyo nyambwira abantu mukunda abantu bakiriho imitima irababaye mukunda abantu bakiriho uwo mugabo uwo mugore uri guserereza uwo mugore uri gutesha agaciro uwo mugore wawe wirirwa uhoza ku nkeke ukubita igitondo n'ikigoroba wimye icyo kurya umunsi yavuye muri ubu buriri muri uyu mubiri uzamutangira ubuhamya ushingiye kuki aravuze ngo sinigeze nkundura uruhu rwiza uyu mubiri mwiza wiwe yari afite egare ko yakunze umutima wiwe kandi akabibona neza ko atari ngo yabibonaga neza ko atari uwo mwisi abantu mugarura ubumuntu uwo mugabo wawe wirirwa usasanya wirirwa utesha agaciro wirirwa azavuga atya uzamutangira ubuhamya umunsi yavuye muri uyu mubiri turi mu isi y'agahe gatoya turi mu isi y'agahe gatoya nta gihe kirekire dufite kuri ino si turi kumarana turi kurwanira iby'isi turi kurwanira bitadufitiye umumaro umwanya wo kwiyeza no kwitekerezaho nawe dufite twirukanka inyuma y'imiya tunaniwe no guha abo tubana amahoro birababaje n'abo tubana tunaniwe kubaha amahoro uyu mugore uraje agahinda kamwishe ejo mu gitondo umwuka wahera uzi amagambo yakurikiza ejo mu gitondo umwuka wahera ese uzasigara witekerezaho iki umugore w'abanye washatse mama w'abana bawe ariwo waramuteye agahinda nindagikize mu mutima ahita atahura ngo ndamukize uramukize yego ariko imbere y'Imana uzabibazwa abantu ngende kambabwiza ukuri turi mu isi reka mabwire tugire kwizera tureke no kumva ko ubuzima tuzabubamo paka mirere na mirere uzapakara umugabo wazitaba Imana agende nawe ubuzima nawe uzashyira burangire ugende iyo mbonye abantu bari kumarana bari kwicana urica mugenzi wawe uramuhora iki ko n'ubundi uruzamutwara ruhari umunsi uzaba umwe nawe atahe nawe uzataha nawe wisha mugenzi wawe nawe uzapfa mu by'ukuri twongere tugarure ubumuntu twongere tuba abantu basi
ariko mu byo dukora byose twibuke ko tutazatura kuri ino si, ntabwo turi umusozi. Iyi si tuzataha. Rero hari ikintu njya nicara nkibaza mu bantu b'abapagani badasenga. Abantu b'abapagani badasenga batajya banatekereza gato bavuga ati wenda na Yesu Kristo yarapfuye natwe tuzapfa. Njye ndashaka kubabaza, hagomba gupfa umuntu umeze uti? Umuntu agomba gupfa ryari? Agomba gupfira hehe? Ni igiki twakora ngo gihagarike urupfu? Ese kirahari? Umuntu arapfira kwa muganga ngo abaganga barangaye ngo yari gukira gute? Na muganga uhari uhagarika urupfu nawe. Umuntu arapfira mu manuka ngo hoya, ngo bamuteje imanuka ngo kana kari yarabihanuye hoya, kuki atahanuye ko irwo rupfu irukuyeho? Ariko ubwo buhanuzi bw'urupfu buza bute? Buri muntu wese uri kuri ino si azapfa. Yego. Shakira njye uhagaze hano nzapfa. Yego. Nawe uri kundeba uzapfa. Abazagukomokaho bazapfa. N'abandi bazapfa. Izi saha nkubajije ngo so ubyara so akabyara so waso ari hehe? Ari hehe? Igisekuruza cyanyu n'igisekuruza kuruza cyanyu ni ikihe? Wenda nshobora kuba nzi sogokuru wanjye. Ushobora no kubivuga wenda ubizi uzi nka bitatu. Nshobora kuba nzi sogokuru wanjye. Icyo nzi cy'abenshi muzi sogokuru wanyu ukamenya naso. Ariko se wa sogokuru wawe ntago muzi. Iso wa sogokuru wawe ntago ukize gute? Sogokuru wa sogokuru uramuzi? Ibyo byihore witurushye. Abo babayeho numve ko batabayeho ariko ntago bakiriho. Ni nkuko natwe abazakomoka ku bana twabyaye cyangwa bagakomoka ku bandi bana bacu bazabyara bazaza babara inkuru zacu batata twibuka. Ubutaka tutuyemo mu myaka mu bihumbi n'ibihumbi nta nubwo tuzamenya bazamenya aho bigeze gutura. Ibyisi bya kureka. Nyamuneka mureke mbabwire, iyi ni message nanga ku baganga mwese aho muri. Yego. Turabashimira n'abarwaza kandi turabashimira akazi mukora. Imana yabashyize ku isi ngo mukize ubuzima bw'abantu. Ariko kuba ndabizi neza ko bamwakiza ubuzima bw'abantu ntabwo bisobanuye ko mwahagarika n'urupfu. Yego. Imana ibaha umugisha ku kazi mukora. Ngiye mbasabiye umugisha. Buri muntu wese akabasabiye umugisha. Nimba uri no muri ako kazi ko gutabara ubuzima bw'abantu ufite umutima mubi, menya ngo imbere y'Imana uzabibazwa. Uzabazwa abantu bari imbere yawe utigeze uha service kugira ngo batabarire ubuzima. Uburangare mu kazi ntabwo bikwiriye. Umuntu uvuje hari yabaje kugana. Byibure muhari. Nimba udafite n'icyo umufashije muhumurize. Muhumurize. Nta muntu uri kwa muganga ubusetse. Nta n'umurwaza uri kwa muganga uba wishimiye ko muganga w'umutima mubi nayo. Nta n'umuntu wifuza kujya kuryama aho ngaho. Tugaruke nanone. Bantu twicara hano twakirwa. Duhabwa service zo kwa muganga. Tugerageza tworohereza abo tugana. Nubwo ugiye ubabaye ariko se wenyine. Urahasanga n'abandi batonze umurongo. Wikumva ko rero kuba we atari we bahereyeho kandi n'undi ashaka ko bamuheraho, icyo ni ikibazo gikomeye twagombye kwiga, sibyo? Ikindi cya nyuma rero nanone nsorezaho. Hari abantu bishyizemo ngo amavuriro ni prive. Amavuriro ya leta iteka aza ari ku isonga ari afite ibibazo. Ariko reka tuvugishe ukuri. Muri prive ntago bapfusha. Ase witegereje uriya muryango bari babuze uburyo bajya ahandi. Uhitegereje. Bari bafite n'umuganga bakurikirana. Wamukurikiranye kuva kigera gute agisama. Muratekereza ko ari ibigori gise. Ese muri prive barapfa cyangwa ntago bapfa? Babaye badapfa nawe wajya muri leta. Umubiri iyo wabishatse uraguhinduka. Nkuko ubyuka mu gitondo ukumva ufite intege nke, ukumva urarwaye, bikaba ngombwa kujya kwa muganga. Icyo nicyo bita umubiri. Umubiri urabyuka mu gitondo ukaguhinduka, ukakwereka ko uyu mubiri ari ubusa. Mureke mbabwire, mureke dusenge. Tubwire Imana niyo twahita kambira ibyangane, iki niyo twavuze induru imbere yayo, niyo twayipfukamira igihe n'ikigero uzataha. Reka mbaga story kamwe k'umugabo wigeze kuburirwa n'Imana. Imana ikamubwira ati ariko iyeze igihe kiragera umugabo ari wo gutaha. Arangije amubwira Imana yavuga ati rero dore nje kugucyura. Arangije ati reka uzantwara ikindi gihe imwongerera iminsi yo kubaho.
ya minsi yo kubaho yamwongerewe ntabwo yayifashe nk'iminsi Imana imwongereye byibura akayibyaza umusaruro agira ubusabane n'Imana abanira abandi neza byibura igihe nikigera cyo gusarurwa azagira imbuto azera urabyumva nuko nguko byarangiye asuzuguye Imana kandi ko byagenda kose ubuzataha twese tuzapfa ariko ubuzima turimo tubitekerezeho iyo rwaje ruba rwaje abapagani bagenzi banjye nta muntu n'uyu ushobora guhagarika urupfu igihe rwakwitambitse uruhinja rwapfira mu nda rwanavuka rupfiriye mu nda hari impamvu ruba rupfiriye mu nda ni igeno ry'Imana kandi ruvutse hari impamvu ruba ruvutse nujya kwa muganga ugataha uri muzima ugatahana n'umwana uri muzima byibura ujya wibuka gushima jya wibuka gushima benshi turabiterera tukumva ko ari ibisanzwe ntabwo kutwita umuntu ukamubyara ari ibisanzwe mu kwano hari uri hagati yo gupfa no gukira iyo Imana ikongera amahirwe yo kubaho rero witekereza ko hari abatagize umunsi wabo ngo usozwe ni Imana yongereye ni Shakira mbona bihita Imana iduhana umugisha kandi twige kunyurwa no kwizera imbere y'Imana byose birashoboka aje yego ciao ciao